Ndi papa Sava. Jedi rero uzi Nowera? Nowera nzi se cyangwa Nowera? Umwe twiganaga. Yagiye i Kigali yaragafashe ubu ngubu menya atanatwibuka. None se wazamubwiye nawe akakujyana gushakira. Ubwo se ubu yamugisha. Hanya mubona caho mu mateleviziyo nabonaga muhorana mu muhanda ahantu hose. Ampaye nka data ntabyo uzi. Mama mwiriwe. Ukaraturikiye Simoni we. Bagakoze ariko. Bagakoze kabisa. Uraho. Na amahoro. Urakomeye. Amashu. Yego. Simo wewe. Mwiriwe mama. Ndumira koko nuko bikiriza se. Sima sinumvishe basubiza ngo amashyongore. Koko bari kandi koko na amashyongore. Nanjye yego simbizi neza ariko data yajyaga ambwira ngo baravugaga ngo amashongore nyine byerekana umutekano w'inka n'abashumba n'uducuma abashumba baragiranaga badugira bakadufata nyine bagira ngo bagira umutekano ku nka zabo nta muntu uje ngo abe yagira uko azigenza nuko numvishije nanjye yego nta bumenyi bwinshi mbifitemo ntabwo uzakora iperereza ariko uzakora umutekano wabyo wumve wenda ko hari igisubizo cyaza kirenze ariko nuko papa yajyaga bitubwira kera atarapfa. Yeweka mbe muko ni kare rwose murakoze cyane mwadusuye yego ariko se Simo ako Simo umwana nk'uyu uramufata ukamwicaza hanze koko kuri Sima nta ntebe ziri mu nzu Simo yeweka ma izuba iwanyu se riracanye nk'inaha natwe riratwishe ritumereye nabi Simo Jyewe cyane umwana mu nzu muha agasururu hariya hari agasururu mu hasomeho yego Simo ariko wowe yewega muhungu ariko uyu muhungu wanjye azagira ubwenge ryari murakoze niba mwicaraho yewega Simoni igira hino nkubwiye genda Simo kinga garuza hakugiye ngewe umva Simo Karamema ubwenge n'Imana izaguta yakujugunya mu bishingwe niko kera bacu kinga garuza ayo marido Simo nabonye naho abaza barebuzwa batambagira ingo z'abantu kinga nako kadirishye umva ngiye iriya munuza hirya hariya mu kabande ngiye kureba ko imigozi yanjye ngo barayonesheje bayimazeho sibyo mama
twihemye turi kugira menshi. Ese Nyiragitare uracyari muri ya mikino twakinaga gutega inyoni wateze ifundi. Ariko papa Sava we ntabwo ubizi. Mbabara nirenga yewe. Ese yara ntatwe twigana. Yewe Simoni si buyamenye ko nagarukira. Simoni we. Yewe muhungu wanjye se ntabwo batava rwose. Ariko iyo ngiyo iwanyu nta n'izuba wumva. Kera bajyaga basigira umupira w'umukara ukurura izuba uragenda. Simoni nkinguraniye papa Sava kukagwa. Yewe Simoni bari mose Simoni yewe bya Simoni byabaye Simoni nkingurira nk'umuntu icyo yinywera. Mbe Simo cyengora aho ngaho nawe wa muhungu. Yewe papa Sava turazamukanye hano agasozi tuzamutse nakaye. Yewe Simo reka njye kwihera. Reka papa Sava tuzi ko kunywa. Yewe Mwiriwe. Merewe neza. amakuru sasa. Ni meza. Mumeze neza rero namwe. Hari izuba. Meze neza. Soma gasome wumve. Umwana uri gukurura papa Sava kaminine. Urumva ko kengetse? Urakubita iryinyo akaboko kawe se. Aka ugira utinze kwenga. Burya narinze kwego urwagwa rw'umwikamira. Gasome yari izuba iyo nkamweho karantaratsa. Ugira ngo ntubyaye kabiri nakubwo n'ubwa gatatu kuko ubwa kabiri bwari ubwo kubatije. Arya warabatijwe yego koko. Yewe Gasimo mwaganiye mbegiko mwaganiriye mama. Yego Simo igihungu. Simoni we n'uwacu. Kizuba muri iyi quartier ko ntakimenye. Uyu se uyu mukobwa si wa mukozi wo kwa Yohana. Yakubise miriya ngofero sinamenye. Koko ariko abakire sokwiha gusa bagira uyu ni umukozi se usurya uzwe nande papa Sava Niza uzwe nande koko nyirabusha amukunda kubi. Dore izo nzara ni uba waramusize akisiga akagera ati iyo nzobese ivuta ryiza ni urye kubitaho. Ariko sabuzwe nande ifiriti ahirya mbere yabo ifi isosi ahirya. Ariko papa Sava ariko yewe gayo ubundi urawa mugani bo barya umushogoro. Ye warakeye pe arakeye ariko nigiye nyirabuja mukunda kubi mama. Namukunda kubi. Koko we ariko rero yewe n'amasaha mbese wagize ngo ntateyemo. None nibatinda kuri yarangwa idakonze ngo njya numva agukunda ariko agira ni mbemba bakubita atababarira. Rero nubwo yamukunda ubu byajagura udakererwa mwaganire na Simoni. Urije amasaha y'abakobwa naya ngaya. Gira ugaruke mu rugo wakoze kandi wibare mama kudusura. Ni karibu zagaruke. Erega ntaho njya. Ntaho njya narongo. Ego mwana wabuze se. Ariko irisishanura. Warongo we sibyo birandeba. Ibyo mbese ubwo niyo mpamvu wakenyeye inkundi nkubirane nkabona wikubise wipashitse mu masharupe yanjye nonguraguma. Simo babarira mutamvugisha nabi mutanzamurira isukari. Gira ugende butarira. Mukecuru ntaho njya byanze bikunze ntaho ndi buke. Uragenda iyo wagambaye n'umuhungu wawe njyango wabyumvishe ngo agakingirizo ngo iki ntaho ndi buke. Ariko narabivuze
hanyuma se ntaho ujya warongorwa utarongorwa ngiye birandebara ariko ntimuze kwishyira hejuru maze kwimangarika maze kwipacagura oya niba wateze ko kwiyo fundi sambwira gute nateze inyoni yamaze niba wateze inyoni ikagwa mu mutego kukiyikura muteguruka wenda yavunitse ibaba urayohereza kuvunika kwayo se birandera ko papa Sava mwabaye mushyira mu gaciro mwabaye namwe mureka kwisumbukuruza koko uri umwana wanjye urangije kaminuza ku mafaranga namutanzeho buri munsi ndya sinzire hejuru y'amafaranga yose yantwaye agenda arongora umuyayi ntashobora kukurongora ubyumva ubyiteho uzajya wisumbukuruza mu bureshya nabo ubu njyewe uwitwaje ngo ni ukuri umukozi wo kubakire njyewe icyo nkubwiye mu batindi imyakujya sinshobora kuhashingira sinshobora rwose kandi ari wowe wabashyiraga mu nzu ahangaha ariko se wandetse we wandetse niba bakinze bamaze ariko papa Sava ushatse kuvuga ko imodoka umuntu yigiyeho gutwara muri eto ekore ariya agura akagenderamo ubu imyenda yose ugenda wigira mu iduka muti hose ni kuyigura niko mukecuru ugize ngo iki ndakubwiye ngo nturahaza ibyo nta kintu biri buhindura ahubwo reka ninjire mu nzu njye twarama rwose asikewe utemata ko umuntu yigiyeho muri eto ekore si ko ayigura hanyuma se uramutse ugiye gushinga indi eto ekore ntabwo wayigura ako babyeyi b'ubu mwabaye mute urashumuye urakingiranye uti puridanse utagakingirizo none uti ntabwo nashingira mu batindi abayaye hanyuma niba washakaga se noneho abize disi ugashaka abakire muri iyi nzu yawe abakingiranaga ni muri kaminuza yigisha bizinesi na ekonomi ni muri kofure foru iyi nzu yawe n'ubuhe bwoko bwabaye simo ubu ntukantekereye ubakira abana umuyaya simo umuyaya